Amahoro y'Imana bane namwe mukurikira PBO Entertainment TV. Nitwa Paul Biri, ngarutse mu makuru atandukanye agaruka ku ngingo eshatu zikurikira. Iya mbere nuko Meddy n'umugore we bibarutse ubuheta. Iya kabiri iragaruka ku buryo abantu bamaze kubatwa na betting ni imikino y'amahirwe. Naho ingingo ya gatatu iragaruka ku misoro igiye kuzajya yakwa amamodoka. Bahaye ikaze. Meddy uri mu bahanzi bamaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda no hanze yarwo yagaragaje ko we n'umugore we Mimi Mehira bibarutse umwana w'umuhungu. Meddy abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yagaragaje ko uyu mwana bamwise Zayn M Ngabo. Avuga ko nta kuzuyaza ubuntu bw'Imana buhora bumuriho iteka ryose ahagenda. Uyu muhanzi yabitangaje nyuma y'ubundi butumwa yari yarashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yanditse avuga ko azabwira amahanga yose ibyiza Imana yamukoreye. Ati nzabwira isi yose ibyo wankoreye. Muri 2022 nibwo uyu muryango wibarutse imfura y'umukobwa bamwita Mehira Ngabo Medal Jobert ndetse na Mimi Mehira ukomoka muri Ethiopia. Barushinze ku itariki 22 Gicurasi 2021. Ni mu birori biryoheye amaso byabereye muri Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byitabirwa n'ingaragu nyinshi zirimo King James ukiri ingaragu, Kate Kavuyo nawe ukiri ingaragu, Shafi The Ben nawe icyo gihe yari akiri ingaragu, Adrien Misigaro na Miss Grace Bahati ndetse n'abandi. Imbuto y'urukundo rwa Meddy na Mimi yatangiye kubibwa kuva muri Kanama muri 2017. Hashize umwaka muri Kanama muri 2018 Mimi kwiyumanganya byaranze maze asuka hanze amarangamutima ye yifuriza isabukuru nziza uyu muhanzi. Icyo gihe yashyize kuri Instagram ye ifoto ari kumwe na Meddy, ayiherekeresha amagambo y'Ikinyarwanda amubwira ati mutima wanjye ndagukunda, arangije ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Meddy wamenyekanye mu muziki w'indirimbo zisanzwe hamaze igihe yigiriye muzu guhimbaza Imana ndetse aririmba indirimbo nziza, aho aheruka gusohora yitwa Blessed. Naho ku ngingo ya kabiri ijyanye na betting, abantu benshi bari gutangaza ko yamaze kubabata. Ese biteye bite? Reka nabyo tubyinjiremo. Benshi yinyagwa ngo ni betting imaze kubabera kabutindi, iri gusa itanzitse mu Rwanda. Bamwe basigaranye ibyo bakenyereyeho gusa. Gutega ku mikino y'amahirwe bizwi nka betting bimaze guhabwa intebe no kuba umuco mu buzima bwa buri munsi bwa bamwe, cyane cyane urubyiruko n'abandi bifuza gukira mu kanya nk'ako guhumbya. Kumenya inkomoko y'iyi mikino biragoye cyane, gusa bivugwa ko yakomotse mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko iminsi igenda ishira iyi mikino yakomeje gukura biturutse ku mukino w'amakarita ikwira hose mu Burayi. Ni naho hatije umurindi gukura kw'iyi mikino tubona uyu munsi. Abantu babarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 600 ku isi bitabiriye imikino, aho bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga za casino n'ubundi butandukanye. Ibi bituma sosiyete z'iyi mikino zinjiza byibuze agera kuri miliyari 500 buri mwaka, naho mu Rwanda gusa zikaba zinjiza arenga miliyari 640 z'amanyarwanda. Ibigo bikomeye ku isi bifite intego zo gufata iri shoramari bikarigeza ku isi hose kugira ngo bikorere agatubutse kurushaho. Imikino y'amahirwe yageze mu Rwanda by'umwihariko muri 2004 nyuma y'uko rwitabiriye imikino y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Tunisia. Muri 2005 nibwo iyi mikino yahise yemezwa, hajyaho n'ikigo cya mbere cya Lotto Rwanda SA. Ibyatumye benshi bayiyoboka ndetse umuco kuri bo. Kuva icyo gihe batangiye kubatwa. Kuva icyo gihe kugeza ubu mu Rwanda hamaze gushingwa amasosiyete menshi akora ibijyanye na betting, aho hari abatega ku mikino bagerageza gufindura uburyo iri burangire, ibishobora kuyibamo cyangwa andi marushanwa atandukanye yashyirwaho n'izo sosiyete. Hari n'abatega ku marobo, ugasanga ari gutega ku ndogobe ngo iri bube iya mbere, agahitamo nimero y'indogobe, yatsinda abariye amafaranga, yatsindwa akongera agasheta. Mu bigize iyi mikino, mu bagize iyi mikino umuco
hari abo byakijije mu gihe gito, ariko nanone abenshi ni abatarahiriwe bahitamo gukomeza kugerageza amahirwe bakaba imbata z'iyi mikino, ku buryo bamwe muri bo basigaye nta n'urwara rwo kwishima bagifite. Ubuhamya bwa bamwe mu babaswe n'iyi mikino y'amahirwe. Bamwe mu rubyiruko rwayobotse iyi nzira yo gukina imikino y'amahirwe, aho bamwe batanatinya kuvuga ko bazayivamo ari uko ubuzima bwabo bwamaze guhinduka mu buryo bugaragara. Umwe muri bo utarashatse kwivuga yavuze ko byamugendekeye kugira ngo yisange muri iyi mikino. Yagize ati umunsi umwe turi ku ishuri twasohotse ikigo, mugenzi wanjye ajya kunyereka aho dukorera amafaranga. Uwo munsi ntabwo nigeze ndya, ndavuga gutsinda, ahubwo niwe wariye. Kuva icyo gihe nta bindi natekerezaga, kuko naravugaga ngo ubutaha ninjye uzarya, ninjye uzatsinda. Nabashije kurya, ubwo ni ugutsinda muri 2019. Nta mafaranga twagiraga nk'abanyeshuri, ariko kuva icyo gihe amafaranga nahabwaga mu rugo yo gukoresha ku ishuri nta kindi natekerezaga uretse betting. Icyo gihe nabibonye nk'umushinga n'umurongo w'ishuri, abandi barakomeza njya muri ibyo. Mugenzi we yavuze ko umukino wa betting wamutwaye akagera aho yifuza kuvamo, ariko nta garuriro bigifite. Ati mama wanjye yarandebye abona ibintu byose byarananiye, asaba papa ko banshingira umushinga wo gucuruza inyama. Bampaye ibikoresho byose bifite agaciro ka $1,800,000. Narakoraga nkatera imbere, ariko umukino sinigeze nkwibagirwa. Icyo gihe narategaga ngatsinda, ariko sinyaranguze, ahubwo nkayasubizayo. Kubera gutekereza nabi rya duka nararitanze, bampa $3,000,000. Ntabwo nigeze ngira ikindi gitekerezo, ahubwo natekereje kwigira umushinga umuzungu, niyo mvuga ikoreshwa ku bakina betting. Byarangiye nayo ayariye, ubwo ni wa muzungu. Ariko na n'ubu ntega nshaka $1,084,000 nizo zamara agahinda, ntazo uzabona. Amafaranga ashorwa muri betting sayo muntu aba afite mu ntoki cyangwa kuri banki, ahubwo hari n'abagurisha ibyo bari bafite byose, ayo babonye bakayashora muri betting, bagasigara nta n'urwara rwo kwishima bakeka ko bazakuramo ibya mirenge. Uwitwa Karangwa Vedaste cyangwa se Papa Messi agira ati aho kugira ngo nongere nishore muri betting, nacukura umwobo nkishyinguramo, kuko nubundi nta rupfu rurenze kuba nshaje ntagira aho ntaha. Betting yaranyishingira umucakara. Nari mfite moto zanjye 2, ariko birangira zigiye zose aho gutera imbere. Yakomeje agira ati iyo winjiye mu birangira ari yo kwiyoboreye, kugeza nubwo wibagirwa nabo wabyaye. Nabonaga $10,000 aho kuyaha umuryango nkayajyana muri betting. Siwe gusa, kuko hari n'abandi bavuga ko iyo amafaranga ya betting yabuze, bihitabaza ibikoresho bafite mu nzu bakajya kubigurisha kugira ngo babone menshi kurushaho. Ingamba mu kurwanya ababatwa na betting. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abakora ibijyanye n'imikino y'amahirwe mu Rwanda, Mushimire Jean Claude, avuga ko kuva mu bubata bw'ibyo bikorwa bigirwamo uruhare rwa mbere na nyir'ubwite, ariko n'inzego zibishinzwe zikabikurikiranira hafi. Ati iyo ari inyangamugayo araza akabitubwira. Ati kubivaho byarananiye, muzance muri iyi mikino y'amahirwe. Ikindi kandi n'uwo bashakanye cyangwa undi umufiteho ububasha mu mategeko ashobora kubimusabira. Mushimire yavuze kandi ko gufasha bene abo bantu ari ukureba amafaranga umuntu ashyiraho buri munsi. Ati turareba tukabona ko umuntu ari kuba imbata. Ikindi rero cyiza ni ukwigisha. Abahanga mu guhangana n'indwara zo mu mutwe bagaragaza uburyo butandukanye mu guhangana n'ibyago byo kubatwa no gutega ku mikino y'amahirwe. Muri ubwo buryo harimo kuganiriza abaganga bo mu mutwe kuri icyo kibazo, kugabanya inshuro ugana ibikorwa by'imikino y'amahirwe, sinzi ko wabigabanya kandi nyine warabazwe, kwita ku mategeko n'amabwiriza agenga gutega no gukorana n'ibigo byo gutega ku mahirwe byemewe n'amategeko. Mu bihugu byateye imbere habaho ibigo ngororamuco bijyanwamo ababaswe n'imikino y'amahirwe. Ibi bikaba ari byo biteganywa gukorwa mu Rwanda nk'uko bigaragazwa na Mushimire Jean Claude. Ati politike nshya rero izadufasha kubona ikigo kijyamo abantu babaswe
bakigishwa bakagaruka mu bandi ububata bwarabavuyemo. Kugeza ubu ikigo gihari n'icyo mu karere kiba muri Kenya. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwashyizeho amategeko mashya agenga imisoro ku mikino y'amahirwe kugira ngo ruhangane n'iki kibazo kiri gutuma urubyiruko rwinshi rwangara. Rwari rwangara se? U Rwanda rufite intego z'uko muri 2027 ruzaba rwaramaze gushyira ku murongo imiterere y'imikino y'amahirwe ndetse n'umusaruro yivamo ukazajya wiyongeraho hagati ya 5 kugeza kuri 7% buri mwaka. Muri 2030 kandi ikigero cy'ababatwa n'imikino y'amahirwe kigomba kuba cyagabanutse ku kigero cya 60%. Ntabwo kizagabanuka, kiziyongera kuko ibigo bya betting n'ubundi biriyongera. Niba byiyongera rero n'aba betting nabo baziyongera cyane ko ubukene bwabaye bwinshi. Reka twigire ku ngingo ya 3 ari nayo dusorezaho. Abatunzi imodoka nimwigire hino mutera gatebe mutega amatwi kuko ibi birabareba. Abadepite bemeje itegeko rishyiraho amahoro yakwa kuri lisansi, mazutu n'ibinyabiziga agenewe gusana imihanda rigamije kwagura inkomoko yayo. Iryo tegeko riteganya ko igipimo cy'amahoro yakwa kuri lisansi cyangwa mazutu ari 15% by'agaciro ka lisansi cyangwa mazutu. Ikiguzi cy'ubwishingizi n'icy'ubwikorezi biteganywa ko ku ruhande rw'ibinyabiziga bizajya byishyura hagendewe ku bwoko bwabyo. Imodoka izajya yishyura amafaranga make kuko nayo ari ntoya, no kuvuga ivatiri igomba kwishyura nibura 50,000. Naho rukurura nayo izajya yishyura 150 buri mwaka. Ibinyabiziga bizajya byishyura amahoro agenewe gusana imihanda buri muri ubu buryo. Ivatiri izajya yishyura 50,000, ijipe 50,000, pick-up 100,000, microbus 100,000, minibus nayo izajya yishyura 100,000, bisi izajya yishyura 100,000, ikamyo yishyura 120, naho rukururana ntoya itanga 120, mu gihe rukururana nini izajya yishyura 150. Amahoro yakwa kuri lisansi na mazutu yakirwa kuri gasutamo hakurikijwe itegeko rya gasutamo, amenyekanishwa kandi akishyurwa ku buyobozi bw'imisoro bitarenze tariki 31 Ukuboza. Ku rundi ruhande ayakwa ibinyabiziga azajya amenyekanishwa kandi yishyurwe ku buyobozi bw'imisoro bitarenze tariki 31 Ukuboza buri mwaka. Biteganyijwe ko ibinyabiziga bya leta y'u Rwanda, iby'ambasade n'iby'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ibinyabiziga by'imiryango mpuzamahanga ifitanye amasezerano n'u Rwanda bisonerwa kuri aya mahoro. Icyo rero nacyo ni ikindi kibazo. Depite Mukabunani Christine yagaragaje ko atumva impamvu ibyo binyabiziga byasonerwa kandi ari amahoro ajyanye no gusana imihanda. Buri kinyabiziga cyose kiwukoresha gikwiye kwishyura. Nibyo gikwiriye kwishyura, nta mwana n'igiti. Ati impamvu yo gusonera ibi binyabiziga ni iyihe? Ku bwanjye numva umuntu wese ukoresha umuhanda yatanga aya mahoro. Ariko nibyo, yaba ari ikinyabiziga cya leta cyangwa ibyo byose byarondowe, ngewe numva nta mpamvu yo kugira abasonerwa ngo abandi batanga aya mahoro kuko umuhanda ukoreshwa n'abantu bose. Ubwo abatazajya basoreshwa bazajya baca mu kirere. Perezida wa Komisiyo y'Ubukungu n'Ubucuruzi Depite Munyangeyo Theogene yasobanuye ko bimwe mu binyabiziga byasonewe hagendewe ku mategeko mpuzamahanga, anemeza ko hari n'ibindi bishobora gusonerwa nyuma yo kubisaba binyuze mu nzira yagenwe. Mukoresha amategeko nyarwanda, mureka amategeko mpuzamahanga. Yakomeje avuga ati ibyo uvuga nibyo natwe twarabiganiriye. Mumaze kubiganira hari n'abari batangiye kuvuga ko abafite ubumuga nabo twabasonera, ariko tukavuga ngo hari ababufite bishoboye. Ibyo byajya birebwa n'andi mategeko, umuntu ukeneye gusonerwa bikarebwaho, ariko ahangaha urebye bagendera ku mategeko mpuzamahanga baba barasinyanye. Nuko twabigennye. Ubwo nibazajya bagenda cyane imisoro tuzajya tuyibonera kuri litiro ya lisansi banyweye, ariko ku binyabiziga tubasonere. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta Kabera Godfrey yashimangiye ko imodoka z'imiryango itari iya leta idaharanira inyungu zishobora gusonerwa nyuma yo kubisaba Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Nahansoreje ibuye mu makuru by'uyu munsi, bashimira kuba mwanteza amatwi.
Iyi ni PBO Entertainment TV. Jye nitwa Paul Billy. Darangije.